muhawe ikaze nanone kuri Evariste Eva TV. Tugushimira wowe ufata umwanya ugakurikirana Evariste Eva TV mu biganiro tubagezaho, tukwibutsa ko ikiganiro turi kubandaho muri iyi minsi ari igitabo cy'umugenzi. Ni ikiganiro gishingiye ku nkuru y'Umukiristo ari mu rugendo, ndetse twibanda ku byo ahura nabyo nk'uko uyu mwanditsi w'igitabo cy'umugenzi yabishuriwe. Ubushize duherukana umugabo Mukiristo ari kumwe n'undi witwa Rukundo, aho Rukundo yari kumubwira amagambo meza cyane yiganjemo amukomeza mu rugendo, ariko dusozanya ari kumurangira undi mugabo witwa Musobanuzi. Ese Musobanuzi ni muntu ki? Ese Musobanuzi araza kumufasha iki muri uru rugendo? Reka muze gukurikirana iyi episode yindi ikurikiye, muryoherwe. Umwanditsi w'inkuru akomeza atubwira ati nuko Mukiristo aragenda agera ku nzu ya Musobanuzi, akomanga ku rugi, ndetse kenshi nuko bishyira kera ku rugi haza umuntu aramubaza ati ninde? Mukiristo ati mutware ndi umugenzi, nabwiwe n'inshuti ya nyiri inzu ngo nze hano mbone umumaro, none ndashaka kuvugana nawe. Nuko wa wundi asubirayo ajya guhamagara nyiri inzu, nawe aje abaza Mukiristo ati urashaka iki? Nuko Mukiristo abona igishushanyo kimanitswe ku nzu. Icyo gishushanyo ni icy'umuntu witonda cyane, yararamye atumburiye hejuru, afite igitabo mu ntoki kirusha ibindi byose kuba cyiza, kandi amategeko y'ukuri yanditswe ku minwa ye. Iby'isi abiteye umugongo, ameze nk'uwinginga rwose abantu, kandi ikamba ry'izahabu rimanitse hejuru ku mutwe we. Nuko Mukiristo arabaza ati ibi bisobanurwa bite? Musobanuzi aramusubiza ati uwo ni nyamirwa mu bantu 1000, abasha kuvuga nk'uko yanuma mwayavuze iti nubwo mufite abayobora muri Kristo inzovu, nimufite baso benshi, ninjye wababyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Bana banjye bato, abo nongeye kurabukwa kugeza aho Kristo azaremerwa muri mwebwe. Kandi uwo ureba araramye atumbiriye hejuru, akagira igitabo mu ntoki kirusha ibindi byose kuba cyiza, ndetse amategeko y'ukuri akaba ku minwa ye, ni ukugira ngo bikwereke yuko umurimo we ari ukumenya ibihishwe no kubishurira abanyabyaha. Nicyo gituma uwo ureba ahagaze nk'uwinginga abantu, kandi ubwo ureba ateye umugongo iby'isi, ikamba rikaba rimanitse hejuru ku mutwe we, ni ukugira ngo bikwereke ko agayiye ibya none urukundo akunda umurimo wo gukorera shebuja, bituma atazabura kugororerwa icyubahiro n'ubwiza mu gihe kizaza. Kandi igitumye iki gishushanyo ari cyo mbanza kukwereka, ni ukugira ngo uwo muntu ari we wenyine ugomba kwibandaho, kuko niwe wategetswe n'umwami nyiri iki gihugu ujyamo ngo akuyobore nugera mu binaniranye byo mu nzira. Nicyo gituma ukwiriye kwita cyane ku cyo ndi bukwereke cyose, ndetse ukibuka cyane icyo ndi bukwereke cyose, kugira ngo utazakurikira abirarira ko babasha kukuyobora neza, ariko kandi bakugeza ku rimbukiro. Nuko Mukiristo ati uvuze irimbukiro ndibuka, nanjye rero mutware mvuye mu mudugudu witwa Rimbukiro ndajya ku musozi Siyoni, kandi umukumirizi wo ku irembo rirasukirwaho ryo muri iyi nzira yambwiye ngo ningera hano uranyereka ibyiza cyane byo kungendesha neza mu rugendo rwanjye. Nuko Musobanuzi aramubwira ati ngwino nkwereke ibikugira umumaro, maze ategeka umugaragu we gukongeza itabaza, abwira Mukiristo kumukurikira. Nuko binjirana mu nzu imbere, ategeka uwo mugaragu gukingura urugi rw'imbere, nuko ararukingura. Mukiristo akingurirwa gutyo, maze Musobanuzi afata Mukiristo mu ntoki amwinjiza mu nzu nini yuzuye umukungugu mwinshi cyane, kandi iteka ntibigeraga bayikubura habe na gatoya. Nuko Mukiristo amaze kuyitegereza akanya, Musobanuzi ahamagara umugabo aramubwira ati kubura. Arakubura. Uwo mwanya umukungugu utumukira hose, ujya Mukiristo mu mazuru ushaka kumuzibiranya, maze Musobanuzi abwira umuja wari uhagaze aho ati zana amazi umenjagire mu nzu. Azana amazi arahamenjagira, maze bakubura iyo nzu bayiboneza bitabababaje rwose.
Mukiristo ati ibyo se byo kandi bisobanuye bite? Musobanuzi ati iyo nzu ni umutima w'umuntu wese watunganijwe n'ubuntu bwiza buvugwa mu butumwa. Uwo mukungugu ni ibyaha yavukanye n'ibyo yonenesheje umutima we byamwanduje rwose ndetse wese. Uwabanje gukubura ni amategeko ya Mose, rero uwazanye amazi akayaminjagira ni ubutumwa bwiza bwaje nyuma, ndetse bwaje nyuma y'amategeko ya Mose. Rero wabonye ko uwa mbere atangiye gukubura, nuko umukungugu ugatumagira hose ukamubuza kuboneza inzu, ahubwo ugashaka kukuzibiranya. Ibyo ni ukugira ngo bikwereke yuko amategeko ya Mose atabasha gukuraho ibyaha mu mutima, nubwo abishura akabihuza, ahubwo arabihembura akabiha imbaraga, akabigwiza mu mutima w'umuntu, kuko atamushoboza kubinesha. Kandi wabonye umuja aminjagira amazi mu nzu bituma bayiboneza bitabababaje. Ibyo ni ukugira ngo bikwereke yuko ubutumwa bwiza iyo bwinjiranye n'ubuntu bw'Imana mu mutima w'umuntu, ibyaha bineshwa bigatsindwa. Nk'uko wabonye uwo muja aminjagira amazi mu nzu irimo umukungugu ntutumuke. Kandi umutima wozwa no kwizera ubutumwa bwiza, ukaba ukwiriye guturwamo n'umwami w'icyubahiro. Yashatse kuvuga ngo nyuma yo gutunganwa, umwami w'icyubahiro ari wo Mana agomba kuza agatura mu mutima w'uwo muntu. Nuko akomeza atubwira ngo maze ndota Musobanuzi afashe Mukiristo nanone mu ntoki amujyana mu nzu no irimo abana bato babiri bicaye ku ntebe. Umukuru witwaga Munyepfa, umuto witwaga Mwihanganyi. Munyepfa rero yasaga n'uganya cyane, ariko Mwihanganyi yarashyigikije umutima wari uri hamwe. Mukiristo arabaza ati Munyepfa aganyira iki? Musobanuzi aramusubiza ati aganyira ko umurezi wabo bombi ashaka ko bategereza kuzahaga ibyiza byabo mu itangiro ry'umwaka utaha, ariko Munyepfa byose arabishaka nonaha. Mwihanganyi yemeye gutegereza. Nuko kuri Munyepfa haza umuntu amuzaniye isaho irimo amafaranga menshi cyane, amusuka imbere. Munyepfa arayatoragura arayishimira kandi aseka cyane. Mwihanganyi ayamuratira. Hashize umwanya muto aba yamaze arakena, asigarana ubushwambagara gusa. Mukiristo ati nsobanura neza ibyo ngibyo. Musobanuzi ati abo bahungu ni ibishushanyo. Munyepfa ni igishushanyo cy'ab'isi, Mwihanganyi ni icy'ab'igihe kizaza. Nk'uko ubibonye, Munyepfa ashatse ibye byose none muri uyu mwaka, bisobanurwa ngo muri iyi si uko niko ab'isi bameze. Bifuza guhabwa iby'isi byabo byose none ntibabasha kwihangana ngo bategereze undi mwaka bagahabwa ibyiza byabo, ahubwo bakunda wa mugani ngo ijana riragurwa rirutwa n'imwe itashye, bakawurutisha iby'Imana yahamije byose by'ibyiza byo mu gihe kizaza. Ariko wabonye yuko yamaze ibye vuba cyane, ntagire ikindi asigarana keretse ubushwambagara. Ku iherezo ry'iyi si uko niko bizaba ku bahwanye nawe bose. Mukiristo ati noneho mbonye yuko Mwihanganyi ari ufite ubwenge bwiza ku mpamvu nyinshi. Ya mbere nuko ategereza ibirushaho kuba byiza, ya kabiri nuko azagirana ibye n'ubwiza bwabyo ubwo wa wundi azaba afite ubushwambagara gusa. Musobanuzi ati yego, ongeraho nibi, ubwiza bwo mu gihe kizaza nibuzasaza, ariko ibya none bishira vuba. Nicyo gitumye Munyepfa atagira impamvu nziza yo kuratiriza Mwihanganyi yuko yabanje guhabwa ibyiza birutaho, kuko ibibanza bitazabura gusimburwa n'ibiheruka, ariko ibiheruka bitagira ibibisimbura, kuko ari nta kindi kibikurikira. Nicyo cyatumye bivugwa ngo wa mutunzi ngo wahawe ibyiza bye akiriho, naho Lazaro we ahabwa ibindi nyuma yo kubabazwa rwose. Mukiristo ati noneho mbonye yuko kwifuza ibya none atari byiza, ahubwo ko ibiruta ari ugutegereza ibizaza.
nuko Musobanuzi ati uvuze ukuri kuko iboneka ari iby'igihe gitoya naho ibitaboneka bikaba iby'iteka byose. Icyakora nubwo bimeze bityo ibya none bihereranye cyane no kwifuza kw'imibiri yacu, nicyo gituma byumvikana vuba, ariko bizaza nibigira ihuriro na kamere y'umubiri, nicyo gituma bigumya kunyurana. Umwanditsi akomeza atubwira ngo maze ndota Musobanuzi afashe Mukiristo mu ntoki nuko amujyana ahantu. Ese Musobanuzi ajyanye he uyu Mukiristo wacu? Amujyanye he? Mbese aramwereka iki noneho? Reka twizere ko hari amasomo ukuyemo, twibanda kukubwira yuko ugomba kwibanda ku by'igihe kizaza, ku byo tuzabona nyuma y'uru rugendo, kurushaho kwirata iby'uyu mubiri ndetse no kubyibandaho kugira ngo uzabashe kubona ibitazashira. Reka tugushimire wowe wafashe umwanya ugakurikirana iyi episode. Tugusaba ko niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo urusheho gukurikirana ibindi biganiro, kandi tugusaba kugira ngo ukore share, usangize abandi ubutumwa bwiza ndetse ufatanye nanjye kwamamaza ubutumwa bwiza, kandi ukande na like tubone ko twishimiye. Ujye no hasi muri comment utubwire message watugenera, ndavuga ubutumwa watugenera, turushaho kubaka umurimo w'Imana. Reka tugushimire nanone tugusaba kuzakurikirana indi episode. Mwakoze cyane, mugira amahoro, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane.